aha guest box twayimennye muri integrity kugira ngo byose tuzaza kubitwarira icyarimwe, turaza kuvuga ku by'ingenzi mu buryo burambuye, ariko kandi ni n'abatumirwa. Uyu munsi ntabwo ndi jyenyine, studio nanjye banga iruzuye, ariko niko bimeze. Ntabwo ndi jyenyine, ariko si nta nubwo ari nk'ibisanzwe. Reka twakira abatumirwa bacu. Mwongeye kwirirwa? neza. Makuru yanyu urakomeye? Yego. Amen. Mwabonye rero abatumirwa bacu, aya niyo masura yabo. Mu kanya baraza kutwibwira, baratwibwira amazina yabo, batubwire n'ibikorwa byabo. Reka tubakire. Asante sana. Bless you. Mubabwire amazina yanyu, mubabwire n'ibikorwa byanyu. Nitwa Hategekimana Gaspardos. Tukaba tuje nk'abantu baje mu bundi buryo bwari budasanzwe butamenyerewe bwa Rwanda Christian Movie Ministry. Okay. Nitwa Uwanyirigira Dati. Nazanye n'umuvandimwe Gaspardos. Tubarizwa muri ministeri imwe n'ubundi. Okay. Uyu munsi turaza kuganira kuri filime za Gikristo. Ariko ntabwo tubivuga muri rusange, turavuga ku gikorwa cyabo nyirizina. Mutangiye muvuga amazina, mugerekaho ministry. No kuvuga ngo mukorera muri ministry. Yego. Ntabwo ari umuntu ku giti cye. No kuvuga ngo ibikorwa byanyu nta nubwo byitirirwa umuntu, ni ibya ministry. Ni ibya ministry. Okay. Abantu bafite amatsiko. Abantu bafite amatsiko kubera ko ntabwo watangiye uvuga ngo ntabwo bimenyerewe, ariko filime za Gikristo zirasanzwe. Zirasanzwe nubwo wenda tutaziheruka, ariko zirasanzwe. Ngira ngo rubizi ko zisanzwe. Yari umuntu abazi ko azanya agashya gasanga kandi azanya gasanzwe. Burari ikintu kigenda kigasa nk'ikibagirana cyajya kuvayo kikaza kidasanzwe. Okay. Niko kudasangwa wavugaga. Yego. Watubwira muri make ya ministry yanyu mbere ko tujya ku bikorwa byanyu? Ministry ni Rwanda Christian Movie Ministry. N'amagambo ubwayo arasobanura ibyo mukora, ibyo dukora. Buriya abantu bajya bagira, hari nubwo abantu batabasha no kubitandukanya n'imishinga itandukanye, ariko mwebwe igitekerezo cyanyu cyo gukora iyo ministry gikomoka he? Yesu uraje mbwira ngo niyereko ngo nararyamye ndarota. Ibintu by'abarokore byose iyo umuntu atabasha kwisobanura abishyira mu ariko nubwo ntaryama ngo ndote cyangwa nubwo ntakwicara ngo nerekwe, nshobora kujya mu ijambo ry'Imana aho Yesu yavuze ngo uzakina filime. Gukina filime ni Paulo wabivuze, ariko nta ntabwo yavuze gukina filime, yaravuze ngo hari uburyo bwinshi bwo gukorera Imana. Okay. Ariko Yesu mbere yuko asubira mu ijuru yadusigiye inshingano zo kuvuga ubutumwa. Aravuga ngo mbahaye ubutware, icyo ni cyambere yaduhaye. Icyo kivuyeho aravuga ngo mbohereje mu mahanga yose kugira ngo mwamamaze ubutumwa bwiza. Uyu munsi wa none rero turi mu bihe by'ubwenge bwinshi. Turi mu bihe by'ubwenge bwinshi aho umuntu ashobora kuba yicaye hano muri studio, umuntu uri muri Chine akaba ari kumureba, akaba ari kumva icyo arimo kuvuga, niba ari ijambo ry'Imana akaba ari kuribwiriza. So nari ndimo kuvuga ngo umuntu atanavuze inzozi cyangwa ngo avuge iyerekwa, ashobora no kujya muri icyo cyanditswe akagikuramo inshingano. Ariko ni umuhamagaro Data yashyize muri twebwe wo kuvuga ubutumwa gusa, hamwe n'Umwuka Wera araduhumura, abereka uburyo mukwiye kubuvuga. Yego. Muri make murabavuga butumwa. Turabavuga butumwa. Okay. Buriya bijya byoroha guhamagarwa wenyine no kwitaba wenyine, ariko iyo watangiye gukora kuri mugenzi wawe hagomba kuba hiyongeyemo akandi kantu. Ubwo ndashaka kugira ngo bose ntabwo nzi aho igitekerezo nyiri igitekerezo muri mwese, ariko byanze bikunze hari ahantu biba byatomoka, hari ahantu biba byatangiriye. Ese wakisi yerekwa? Nge sinshaka kubye, ntabwo nibyita, ndagendera ku cyo mwabyise. Okay.
burya iyerekwa ni iki umuntu yiyakiriye ariko hari igihe uganira n'umuntu avuga ati ariko wakora akantu nk'aka akora gutwaka ntabwo kuri wowe byite bihinduka iyerekwa ahubwo ni igitekerezo wahawe ubu ngiye sinabyita iyerekwa mwe mutabyise iyerekwa niyo mpamvu mwebwe mwagira ubwabyo mugomba kubisobanura kugira ngo menye ngo niba ari iyerekwa bitangirira n'umuntu umwe ariko iyo byatangiye kwitwa minisitiri gutangira kugera ku wundi muntu mugomba gufatanya hari ikindi uba wamubonye mudashaka kugira ngo umezo detaye zibanze niko twari tubanje gusa nk'abaganiramo ko na Bibiliya yaturemera inshingano zo kuvuga ubutumwa ni nacyo cy'ingenzi kuba muri abavugabutumwa ahubwo uburyo mubikoramo ari bwo mwahisemo nk'ubwo ni naho wahera ukomereza haciyemo imyaka igera nko muri harya turi mu 2021 mu 2013 nibwo natangiye gusa nk'umuntu usaba Imana ko ikintu cyose yashyize muri njye nabasha kugikoresha nk'uko yakimpaye ndabyibuka urwo rugendo niho narutangiriye ariko ntaramenya ngo no muri njye harimo kuba nakina filime hari mu 2013 muri icyo gihe nakomeje gusenga biza kuzagera ahantu mbona hari ahantu hari icyuho mu ivugabutumwa ariko icyo cyuho cyaje kubera igihe nawe maze ngisengera ntaratangira iryo sengesho ntacyo nabonaga uko iminsi yagendaga nagiye gufata formation y'ibintu bya sinema fata amezi 6 ariko mbifata mu by'ukuri ntaranamenya ngo nzakina filime cyangwa se nzajya nandika amafilime wari ubishingiye kuki numvaga ari ikintu nshaka gukora kugira ngo kijye kimfasha mu buzima bw'umuhamagaro niba hari ikintu nshaka gutambutsa mbe nzi nosiyo kuri kamera niba nshaka kwandika mbe mfite iyo nosiyo yo kwandika nicyo cyansunikaga ariko ikintu cyo kuvuga ngo ngiye gukina filime nari ntaragifataho umwanzuro cyari kitaranagwira muri njyewe nyuma yaho nk'imyaka nk'ibiri nibwo ahubwo ejo bundi muri covid lockdown itangira abantu twese twari dufungiranye mu mazu hari ibintu byo gukora byinshi nari natangiye gusoma Bibiliya kuva kuri page ya mbere kugira ngo isome paper to paper ariko bigeze hagati nk'ibyumweru bindi kwisoma numva spirit yo kwandikira amanukiye ikindi ndi n'umuririmbyi hari indirimbo nari mfite yitwa wari umunyabyaha noneho iyo spirit yo kwandika yurira muri iyo ndirimbo aho kugira ngo ntekereze clip yayo imanuka iyo spirit ariyo kwandika movie ariko ishingiye kuri iyo ndirimbo rero aho niho byaziye urumva ikintu iyo kigeze ahantu kiba cyuzuye uhita ureba abantu nabo bafite izo mpano wiyumva muri wowe wiyumvamo muvandimwe nibwo nahise mubwira kuko yari yarabinganirije kera ibyo byabaye muri lockdown ego okay ni naho watangiye kwandika nibwo natangiye kwandika nyirizina okay muri lockdown mu gihe bamwe bari mu bindi urumva lockdown ni ikintu cyaje gitunguye abantu benshi kugira ngo wowe uhita utekereza kuhita ubibyazamo uwo musaruro ni ikindi nagira ngo nabyo bihuze mbere yuko twumva mugenzi wawe gatoya mu by'ukuri tangira amakuru twese turi abanyarwanda twumvaga icyagwiririye isi amabwiriza yari guma mu rugo mu kintu cyari hafi yanjye nagombaga gukora ni ugufata Bibiliya nkayisoma mpereye mu itangiriro ni nacyo nakoze
ariko kuko imana ariyo muyobozi ibituyobora intambwe ku yindi ibizi igihe ikintu yaduhaye kigomba kuvukira. Ntabwo navuga ngo ni intekerezo zanjye zatumye mbyara iri yerekwa, ahubwo ni ubushake bw'Imana bwansanze muri icyo gihe, kuko umurongo njye nari nafashe wa mbere wari wo gusoma Bibiliya no gusenga, ariko muri ibyo bihe nibwo nahawe kwandika. Kandi ni nabwo nanditse bwa mbere filime. Yego mbere hari utuntu tw'utumenyetso nkiga muri za segonderi bashaka kwandika nk'ikinamico. Yego utuntu tw'ikinamico, utuntu tw'utuvugo, ari igihe nigeze no kubikora mbu wa nyuma mu marushanwa. Okay. Mbu wa nyuma. Maze gukizwa rero nari nzi yuko gukizwa abantu bakizwa bagahita bajya mu ijuru, ntabwo nari nzi ibintu ngo bakorera Imana mu aho rero niho byaziye Mwuka Wera abimpera muri lockdown. Then ndandika. Ubu ikirere cyo kwandika cyarakingutse burundu. Imana ishimwe. Amen. Dati nuko rero Imana imusanga muri ibyo bihe arangije kurya urwara cyane. Ati umurongo wabonetse cyane, akazi kabonetse. impano za kabisa. wabyakiriye gute wowe? Nkuko yarabivuze twari twarigeze kubiganiraho mbere. Igitekerezo mwari mwarakiganiriyeho mbere twari twaraganiriye mubwira ukuntu nakuze numva nkunda ibintu byo gukina filime, ariko mu buryo ntabwo nashaka gukina filime ngo nkine nkora ibintu bitari byiza. Numvaga nshaka gukora nyine gukina filime, ariko nk'umuntu ko ndibuka twiga muri segonderi hari korali nabagamo, tujya gusura kumwe korali yasohokaga mu kigo ikajya gusura ku itorero kuririmba kuri indi torero. Tujya ariko tujya twe dufite indirimbo twari dufite turi buririmbe, harimo ahantu bari bashizemo ko umuntu ari bukina ari Yesu yakira abantu. Bari harimo abakinaga ari Satani bakusha abantu mu nzira batagera kuri Yesu. Mbega yari irimo nka filime muri icyo gihe tujya aho hantu. Ndababwira nti ngewe ariko nimutangira Yesu ntabwo ndi bukine, ntabwo ndi bugaragaremo. Finally nabaye Yesu muri yo ndirimbo. Wanze kuba shitani. Ndeka. Ndavuga oya. Ariko abandi ntibazange kuba shitani ko byose nimwivuga butumwa. Yego ndabyishaka. Kuko n'abandi barabikoze ko ariko numvaga ko ngomba gukina ndi Yesu. Ubwo nari mbikunze cyane, ariko gusa nkumva nshaka gukina filime, ariko nshaka kugaragaza character nziza muri societe, atari ibintu bibi nyine ukuntu umuntu agomba kuba ubuzima kubanira n'abantu bose amahoro nta kibazo. Aho nkijijwe rero nahise numva ko ikintu ngomba gukora iyi filime zanakina nzaba muvuga butumwa, kubera yuko nabonye yuko isi yose twe tugomba kuyibwiriza kugira ngo ihinduke. Navuga nimagarara hariya mu rusengero nzabivuga nyine abo turi kumwe bazabyumva ni byiza, ariko nkagira ikintu cyitwa isoni nkavuga kugerayo natangira gutitira ntaranatangira kuvuga. Ubu urazifite se? N'ubu urazifite? Oya zaragiye. Nizere ko utazishize. Kuzivuga butumwa zaragiye. Ngomba guhagarara. Ntabwo gushira isoni, ariko ntabwo nyifite isoni. Hari cyanditswe kivuga ko mutamamiriza imbere y'abantu, nanjye sinzabamiriza imbere y'abantu. Iyo rero ufite isoni guhamya birakunanira. Ubwo rero naho byaturutse, numva ko rwose ndibuka 2003 ho nabaga ndi mu rugo nkashaka kureba televiziyo irimo filime z'aba Nigeria ku bintu bijyanye nyine nivuga butumwa. Numvaga ari byo nshaka, ugasanga abana tubana wenda bari bimwe bari mu miziki ibintu nk'ibyo nkahunga, ariko nkumva ndashaka nirirwaga nshaka amasede amakasete ibintu nk'ibyo, ariko nkajya numva ko icyo kintu ngomba kuzagikora. Niho nahuye rero n'umuvandimwe tubiganiraho mbere nyine ya lockdown rwose mbere cyane, ariko tubigarukirizaho twumva ko ese bizaza. Yarataramusanga yari yarafite igitekerezo gusa, ariko uburyo n'igihe bitaraza cyane.
naho anyway rero ubu ngubu ubu rero ntibikiri igitekerezo, ubu igitekerezo cyagezweho cyane. nibyo gasi. yes cyagezweho kuko itangira ryo twaratangiye. Filime ya mbere twarayikinnye, trailer yayo iri hanze, kandi dufatiyeho ubudasubira inyuma. Okay. Aha, turi kumwe rero n'abantu ni itsinda, ni ministry ikora ibintu by'amafilme, ni bashyashya muri iyo industry, ariko baje twakishimira ko baje. Ariko se umuntu yakibaza ngo ko baje bazanye iki? No kubabona gusa muri studio, kubera ko hari ubwo abantu bagira ngo abarokore dukunda kuvuga gusa, ariko turashima ko hamwe no kuvuga mwarenyejeho n'ibikorwa. Iki gikorwa cya filime mwasohoye cyangwa se iri hafi gusohoka, iyo filime imeze ite muri rusange? Filime mu gihe bari gutegura trailer gatoya kugira ngo baze kwinyuzaho. Filime izasohoka yitwa Nabari. Nabari ni izina ry'umugabo wa Abigail. Bibiliya iravuga ngo umuntu w'ikigoryi, ariko Bibiliya bisobanura. Hatangiriye ku bigoryi we. Buriya rero ikinyarwanda buriya ariko umuntu yumva akantu ka mbere ntabwo kwiza kwitwa nka marayika. Marayika murinzi. Noneho utangiye kuri Nabari umugabo w'ikigoryi. Okay. Urumva kubera itangira n'ubundi ryacu ry'imivukire ryabaye ribi kubera Adamu, usanga n'ibyo tugiye gukora byo kubwiriza ubutumwa tuba dusanga n'ubundi b'abantu bari mu mwijima bataramenya agakiza. Kwitwa rero filime kwita Nabari mu by'ukuri nuko abantu mu buzima dusanzwe tubamo cyane cyane butarimo Imana, n'uburimo Imana iyo umuntu ataramenya Imana, hari ahantu somewhere aba afite umwijima muri we. Uwo mwijima rero niwo twashatse gutungaho urutoki muri filime, yego, kugira ngo buriya ibuye ryagaragaye ntabwo riba rikisha isuka. Hari amabuye tugenda dusitaraho umunsi ku wundi, hari amabuye tugenda dusitaraho umunsi ku wundi atagaragara. Rero mu ivugabutumwa ni igihe cyo kugaragaza ayo mabuye. Rero kwita Nabari aba ari umuntu, ni nanjye wakinnye nitwa Nabari niwe. Uri icyo kigoryi. Ninjye wakinnye ndi Nabari. Byarakoroheye kuba cyo kandi warafashe umurongo wo kutabacyo. Hari ijambo umwuka wera yigeze kunyigisha. Ni ijambo rivuga ngo igihe cyose utarasa, donc utarambara umwambaro w'umuntu ushaka kubwiriza, ntabwo wamubwiriza ngo wamukurayo. Ntabwo wamukurayo. Rero usanze ikigoryi urabanza kwambara umwambaro wabyo. Ariko se ntumuvuga ubutumwa nawe njya nkubona ubu nanjye ndimo ndiga, hari n'umwuka atambwiye yakubwiye cyakumvira hano. Ntuzi Pawulo yaravuze ngo mu Bagereki ni Umugereki, mu Bayuda ni Umuyuda. Buriya rero detaye irimo hasi ubisesenguye wasanga no mu bigoryi. Anyway, reka wenda tuvuge ibyacu. Nambaye uwo mwambaro kugira ngo mbashe kugaragaza ibuye abantu basitaraho kenshi. Imana itugirira neza inshuro nyinshi, ituvana mu buzima bumwe itujyana mu bundi, ariko ni bangahe bibuka aho Imana ibibagejeje kugira ngo aho bageze nabo baramburira abandi amaboko babakandagiza aho bageze. Yego, niryo zingiro rya filime. Okay. Reka ntakumenyesha amabanga. Nimba muri studio bamaze kuba ready, badushyiraho iyo trailer tubanze turebe agato gashusho uko byari bimeze, noneho tugaruke tubivugaho gatoya.
aha ni Kigali Yesu uramuzi hano turi mu bya Kayizari turi kuganira akazi uragashaka cyangwa ntugashaka biroroshye ko naguhaye akazi ngira ngo mbafashe none ko ibibazo byabaye ibibazo muri bwoko ki mbonye uri kubyina nani nguru ha imbwa ari zose kuririmbira sinagukomera amashyi nyuma y'ibyo numva ijwi ha nutaba amaso uzatoragura amashashi Shai biri kwamere ni dacu. Shana neo. Reka nkubwire. Umva man, ariko se man uriya mu pepi wanyu. oya ibintu byose ndabishaka biri detaye no ariko bisaba abana baba bakeneye kumenya Imana no kuba mu miryango Ubu twarababaye. Ubu mubumbe watubanye imyota. iyo si imico y'umukobwa w'u Rwanda agakiza kakunanire n'indangagaciro z'umwari w'u Rwanda zikunanire mfite umugore w'umusirimu uberanye nanjye uzi yuko neza umuntu yagiriwe atagomba kuyihererana agomba kuyigirira abandi noneho Beata atari rubanda akarako mu mara yawe ndebe ahangahe nza ko ndi kumwe na Gisele wanjye twatuvuze ari twatuvuze Neko noneho rero ngiye hari ikintu ntekereza mbonye hariya hantu uriya muntu basenyaga n'uwe ninge hariya noneho mbona nabonye utari na bari hari muri Mariko 5 hari bibiri ivuga inkuru y'umugabo Yesu yasanze yiberaga mu mva ndakubonye ndavuga nti niba amagari muri region kabisa utama pepe bayirukanya kana kushiramo utunari narapfuye ariko duhuriye mwana w'Imana ibintu byose birategurwa ndiba uza kunshira wa muntu basengeraga mu ndebere kabisa muri Mariko 5 murebe ko mugabo atari wo ngo basengeraga ariko filme biragaragara ko shaka kwima hari ukuntu imeze neza na amaseri ni filme irangira twatangiriye kuri filme irangira iyi ni filme nabyo byije yeah wow rumba ariko Chris umuntu twa Chris aracya bikigali wana Chris umushiti wacu yajyaga agira ibintu bya Christian festival ibintu by'amafilme festival y'amafilme ya Gikristo no kongera kumubaza nimba kiri Kigali tukamenya uko situation imeze none se ndebye akagacira urabona ko harimo yidekwa urabona ko harimo content umuntu narebera mu image ukareba n'abantu ukareba n'amasene amwe namwe nshobora kwitanyahuza n'ibyo twavugaga nkabona ko ashobora kubamo watubwiye wa mugabo Bibiliya yita y'ikigoryi ntago turi gutukana nyamuneka niko Bibiliya imwita na bari amaherezo ye abayahe ntaragera ku maherezo uriya nyine wabonye bari barimo gusengera buriya niko umuntu atakurikirana icyo yabwirwaga ngo ahita gisobanukirwa ariko harimo amagambo arimo kuvuga ngo mbonye uri kubyinana n'ingurube kandi imbwa arizo zigukomera amashyi icyo ubwo nyine ni amarenga y'abanditsi mbonye uri kubyinana n'ingurube ego kandi imbwa azo zikomera amashyi ego
iryo ni ibanga ry'abanditsi Yego. tube tunarizingiye aho filime uko izagenda izo ngurube z'ubuziretse byihorera tuzajya tuzingura mbese abantu baba bashaka kwiyumvira intama indogobe nawe rero wajya ukora ku bintu cyane rwose abambaye ibyera we baraje ariko Nabali mu by'ukuri aza kuzavanwa mu cyaro n'umuvugabutumwa ariwe witwa Mami akaba ariyo twicaranye hano amuvana mu cyaro bataziranye donc ni accident z'ubumana ariko umwuka w'Imana akemeza Mami ko nubwo Nabali abaye mwaburiya buzima ashobora kugira icyo yakwigezaho ndetse akakigeza no ku muryango we n'igihugu rero ikimubera ibindi Nabali ava mu cyaro yagera mu mujyi akagendana n'ibigezweho agafatiraho bya bindi ngo ari mu materaniro akubita ingoma yisiga mu cyaro ngo Imana iratabara umva abisigiye aba yarabibonye ahasigaye akibera ubuzima bwa yuruyuru urambwira ngo nyuma yo kumwiruka muri aya mapepu azaza afate ayi Kigali aza amapepu y'i Kigali araza agafata amapepu babanje kumukuramo yo mu cyaro azamo y'i Kigali sasa ayo mu cyaro yagira ngo no ariko yagira ngo andazabona aho hageze ari civilise ariko ari ijambo nasomye rivuga ngo ejo bundi narisubiyemo numva ndafashijwe cyane ariko mfashwa ntazi ngo tuzarivuga hano mu kiganiro ni ijambo rivuga ngo iyo dayimoni ivuye mu muntu bijya kuzenguruka ngo ishaka ahantu hadafite amazi ngo yamara kuhabura ngo ikaza kureba ya nzu ngo yasanga ikubuye neza ngo ikajya kureba bene wazo zirusha imbaraga ati muze mbereke uburara aho buri ngo none bya wa muntu bikaba bibi kurusha uko byari biri imbere Nabali rero ikimugendekera urumva ava mu cyaro y'amazi akabura mu buzima bwe dayimoni zikaza so agashaka umugore wa kabiri hari uwo yari afite mu cyaro ego kuko aba afite umugore n'abana wambwiye ngo ifimi izasohoka ryari ufite angahe iragurishwa nyishyure isohoke hejuru bigende gute ufite angahe ni inkuru igurishwa igitekerezo ni cyiza ariko ndashima ko mwarenze revo y'ibitekerezo buriya tugira abantu benshi baheze mu bitekerezo abarokore bacu Imana yaraberetse bamwe bararota sinabarokore gusa n'abantu muri rusange bagira inzozi cyane cyane ikiganiro cyacu ikiganiro cy'urubyiruko urubyiruko rwacu rugira inzozi ariko kugira ngo inzozi zijye mu bikorwa jambo yambara umubiri aho haheze benshi none wowe umusemuzi yabaye nde w'inzozi zawe zanyu wambwiye ko atari igikorwa cyanyu mwese ego reka mvuge ngo ariko ni iri jambo ngiye kuvuga ndaza kurisobanura kuko abantu dukunda kuryitwikiriza cyane navuga ko ari igihe ariko impamvu mvuze ngo ndongera mbisobanure usanga iryo jambo turishyigikiza intege nke zacu ikintu cyose tutarageraho umuntu akitwikiriza umwambaro uvuga ngo ni igihe kitaragera ego rero hari igihe ikintu kigera ukumva uratwite kandi muri uko gutwita reka wenda mvuga ahantu tuba sitaka ntidutere intambwe hari igihe umuntu yumva ibintu birimo kubira muri we noneho agahamagara runaka akabicaza bamara gutandukana nyuma y'ukwezi bya bintu byabiraga bikaba batakibyumva akibaza n'ibyo yari byaramubayeho agashoberwa ariko nyuma y'igihe kugira ngo umwana ataza kuvuka aremaye cyangwa se ntanavuke ikintu kiba gisaba ni umwete ijambo ry'Imana riravuga ngo
igihe Imana yashakaga gukura abisirayeli Babuloni ngo yateye umutima wa Kuri umwete. Ni nayo mpamvu n'ijambo ry'Imana rivuga ngo nidushaka n'Uwiteka umwete tuzamubona. Ikintu cyose kibuze mu mwete kuba ari donc kuba igihe cyageze ariko cyamara kugera ukacyambura ikintu cyitwa umwete kirapfuye. Ya ndabyumva. Tugaruke kwa mami. Muri filime baseburi koko gumari baseburi koko bakanyombya bakagumya bakanyombya ubwo nawe aragumya uri mami nyine cyane ko ndabona binakubereye cyane. Igitekerezo cyaraje urabibwirwa utangiye gukina filime. Umuryango wabyakiriye gute? Umuryango ntago byawugoye kubera ko bakunda Imana. Ntibiragora wenda itarajya hanze. Ntibyawugoye kuko wenda filime itarajya hanze. Trailer hanze. Hari icyo babonye. Na filime nijya hanze ntago bizakomeza kuba bitabagoye. Ni ibintu twabanje kumvikanaho. Kuko ntabwo nakinnye ibyo batazi, ntabwo nagiye mu byo batazi, bari babizi kandi baranshigikira cyane. Kubera ko hari n'abandi benshi abamama bavuga atari ko se kuko ni kujya mu mafilime akumva bimuciye intege kubera gutinya sosiyete kandi wenda afite n'ubwo bushobozi muri we. Nk'uwo muntu utekereza gutya mubwira gute dushingiye uko wakira igitekerezo n'uburyo witabiye kugishyira mu bikorwa? Wenda ngewe nk'uko natangiye njya gushyira mu bikorwa iki kintu koko nuko numvaga ko ari ikintu ngomba kuzakora uko byagenda kose. Uko umwaka wiyongeraga ku buzima bwanjye navugaga nti iki kintu ngomba kuzagikora. Iki kintu ngomba kuzagikora. Noneho kubw'amahirwe umuryango uranashigikira nta kibazo, ariko mu by'ukuri simpamya ko umuntu yaba afitiye umutima wo kumva ko iki kintu agishoboye agishaka ngo yahoze avuga ikintu cyitwa umwete. Uyu mwete uri mu mutima wawe uko byagenda kose icyo kintu kiravuka muri wowe kigakorwa. Cyane cyane iyo biri muri ibi by'ivugabutumwa n'umurimo. Ni nk'uko nshobora guhagarara ku gatuti nkabwiriza, ni nk'uko najya mu muhanda nkavuga ubutumwa nkabwira abantu by'ubwami bw'Imana. Aho rwose ni ikintu buri wese umukristo wa Kristo nk'umwami n'umukiza bireba, ubishoboye ubifite muri we nta kidasanzwe. Umunsi se filime izajya hanze muzaba muyigurisha bizagenda gute? Wenda ni n'uburyo bwo gusobanuramo uburyo tuzajya dukoramo filime. Mu by'ukuri uyu munsi platform dufite n'imbuga nkoranyambaga none byakubitaniraho n'ibihe turimo bya covid ugasanga niho umuntu ari kuganirira n'abandi. Ariko iyerekwa ryacu nka ministry ni ukuzajya tujya kwerekana filime ahantu hatabasha kugera internet, hataba n'amateleviziyo. Kera hari nkiri umwana nabonaga mu byaro twabagamo bazana filime ya Yesu bakayiprojecta. Ariko ni kera umenya ko igihe bivuga bya kera u Rwanda rwarasirimutse. Internet no mu byaro ko zatangiye kugerayo. Internet yatangiye kugerayo. Ahubwo uzasanga filime z'abanyamerika zaratanze zanyiyo. Nagasobanuye kubera ko mwatinze. Nagasobanuye kaba kariyo kandi muri centre runaka. Ariko twebwe icyo tugamije no kuzajya duterura filime twakinnye tukajya gushaka intama zazimiye. Donc twikoreye igikoresho cyitwa filime. Yego. Nyuma yo kubereka filime tuzajya dukurikizaho iminota 15 yo kubwiriza ariko duhagurukiye muri ya filime twaberetse. Nkuko wakwakira message ukajya mu rusengero niko natwe tuzajya twakira message tujye muri kamera tuyipratique. Ndumva ni byiza cyane kandi bisa nk'ibiteguye neza, ariko hari uvuze ati kesha muraje muzimiraho abandi bazimiye kubera ko ikintu cyose abantu babona cyangwa bumva batabona source y'amafaranga. Mwebwe inkunga yanyu zabihe kugira ngo ibyo bikorwa bikomeze bibeho?
kuko hari n'abandi batangiye gukina amafilime ya Gikristo ariko twarababuze bamwe wenda kubera ko icyabasunikaga ntigihari cyangwa se ubushobozi. Mwebwe ntago iyo mbogamizi muyitekereza? Ubushobozi tububarira mu kintu kimwe kuko no kuba iyi filime iri hanze nabyo byasabaga ubushobozi. Byasabaga ubushobozi. Rero hari ijambo Paulo yavuze ngo nshobozwa byose na Kristo mpimbaraga. Rero twebwe nyine ahantu tuba dufite n'amahirwe umuntu afite n'icyaritswe mu mutwe ibyo ndashoboye gusobanura asanga Paulo yarayimuvugiye. No, ntabwo ari ukubituvugira ahubwo nuko kiba kikurimo nk'ubuzima bwawe. Ego. Naho Paulo yarakivuze atari ubuzima bwawe ntabwo cyabyara umusaruro. Okay. Ego. Nukuvuga rero ariko nakunze ko mufite background y'ibyanditswe biragaragara ko buriya rubwo abantu batangira mu gikorwa ariko batuzi icyo gutanga mu gikorwa. Ariko biragaragara ko mufite bagage ni ibintu byiza muri yanabashimira. Mwakomeza gato. Yeah. Ubwo nyuma yo kwerekana amafilime muri ubwo buryo ntabwo nabura kuvuga ngo kuko filime kugira ijye hanze ni amafaranga pe. Ni amafaranga no kuba bigeze hano yego tuba tuvuga ngo ni Imana ariko ni Imana yagaragaye mu bifatika. Ego ni Imana yagaragaye mu bifatika kandi icyo cyizere cyo kiracyahari. Ariko nanone kuko ari ibintu byacu nk'abakristo abakristo bagomba kudushyigikira. Icyo ni cyo nashaka ngo urasekune kubera ko hari ukuntu twatwaye abakristo mwabatinyishije amafaranga. Nimba ari abantu batinya amafaranga n'abakristo no mu itorero bivuze amafaranga avuga ati abantu bahindura amatorero ngo hariya ngo bavuze amafaranga ariko amafaranga nitutayavuga abantu bazayavugira abantu isi y'ubu irahenze mu by'ukuri. Agakiza twakaboneye ku buntu ariko ivugabutumwa rirahenze. Ivugabutumwa rirahenze mu buryo butewe. Abantu rero mugomba kubatinyura bakamenya ko hari ibikorwa byo gushyigikirwa kubera ko ubu hanze aha abatari abakristo cyangwa batirwa mu bikorwa nk'ibyacu barashyigikirana. Ibikorwa byabo bigasakuza bigasoundinga ahantu hose ku mateleviziyo. Amakipe ayayo yagiye gukina usanga biteranya ngo hano habonetse ngo miliyoni zingahe ngo habonetse miliyoni zingahe ni football. Niyo mpamvu rero mukwiye gutinyura abantu mukabaha urubuga rwo gushyigikira. Dufite abana benshi baririmbira Imana bafite impano z'Imana ariko babuze abaterankunga babuze abantu basukamo amafaranga kugira ngo bajye muri studio n'ibikorwa byanyu bikeneye amafaranga. Niyo mpamvu rero ngira ngo mugomba kuba mufite umuryango ufunguye kugira ngo abashoramari bavuga ati nibura aha ngaha reka tuyasige mwa. Icyo kintu cy'ubushobozi mu byerekeranye none iyo mutabyiteguye iyo aje arabahitana mugomba kwitegura n'umugisha w'amafaranga kugira ngo nazaza ntazabakure mu murongo. Ari umugabo numvishe niba ari inkuru mpamo simbizi donc yabonye amafaranga araseka arapfa afata yariye. Ariko buriya kugira ngo niko nizera bite niko narezwe mu nzira z'agakiza buriya yo Imana yemeye kujya hanze cyane cyane kuri ngewe bitewe n'ukuntu baba warabanye nayo biba biri muri iki cyanditswe kivuga ngo ndagukomeje kugira ujye gukomeza abandi. Nta mpungenge yuko ayo mafaranga igihe azazira azadutembagana oya naze nubwo yaza ari miliyari uyu munsi wa none dufite ibikorwa byo kuyashyiramo kuko inzozi zirahari kandi ziragutse. Wenda icyo ntavuzeho nyuma yo kujyana filime mu byaro kuko niho umutima wacu uri cyane ariko mu mijyi buri imijyi ukuntu twibereyeho iyo babwiye ngo bazana ikintu cy'ubuntu bagisuzugura bagitesha agaciro ako kanya. So abanyamujyi rero bene wacu mufite icyo muri kubategurira. Ego. Okay. Ni byiza cyane mwabyumvishe rero niba nawe wicaranye impano nyamuneka tangira utyaza impano yawe. Hari abantu banyandikiye bari kumbaza ibibazo nka bitatu babaze igihe isora amafaranga icyo mumaze kukivugaho ni gute bafasha umuntu ushaka kujya muri ministry ufite impano. Ese umuntu yabandikira inkuru akayibaha? Mwashyizemo ubwo buryo bwo kuba umuntu yabandikira inkuru akayibaha? Minota iragiye kugira ngo dusoze segment yacu. Okay.
ni ikibazo atubajije. Ministry imiryango irakinguye, nta nubwo ishingiye ku idini runaka, kuko umurimo wa Kristo nta dini uragutse. Buri muntu wese wiyumvamo impano, yaba iyo kwandika, yaba iyo gukina, yaba ari iy'urwenya, ahawe ikaze muri ministry. Ni karibu. Nahagera mufite uburyo muzamubyaza umusaruro, hari kuza mu bintu atari no kubyitirwa gusa. Management iruzuye, iri full, mwateguye uburyo impano niziza zikoreshwa. Reka nkumeneho gatoya n'ubwo umwanya wagiye. Hari abantu mu by'ukuri uyu munsi twakinnye film irangira, ariko mu bintu duteganya gukora turashaka kuzajya dukora short movie, turashaka kuzajya dukora series, nizo filime ndende. Impamvu twahisemo ndende irangira, abo bantu dushaka gushyira filime ntabwo abashyira short movie. Ariko uburyo tugenda twiyubaka n'uburyo tuzakomeza kugenda twiyubakamo, umuntu azajya aza haba abantu bamureba bavuga ati ese uyu muntu yakwisanga he? Ni muri comedy najye kuyikina, ni muri short movie najye kuyikina, ni muri long movie najye kuyikina, ni mu ma series najye kuyikina, ni mu kwandika ese ni nyuma ya kamera ninjire muri tekinike. Icyo kintu cyose cyarateguwe, umuntu wese uzajya azajya yisanga mu mwanya we. Ubu njyana mwankira twabanza ko wowe ikintu cya mbere twabanza kuguha muri filime, twabanza kukugira umunyamakuru. Ego muri filime waba uri umukinnyi w'umunyamakuru, kuko buriya tubanza tukarebera muri background y'umuntu. Buriya iyo umuntu akinnye ikintu n'ubundi asanzwe akora kiramworohera. Imana ibaho umugisha cyane, twashimye ibikorwa byanyu kandi biragaragara ko birafatika mu by'ukuri. Ubwo namwe murakomeza kubinoza kandi mugwiza imbaraga kugira ngo mutazahagarira abandi bahagarariye cyane, ko nicyo cyabahagaritse kigihari ntawamenya. Ngira ngo ni no kuganiriza n'abandi mukumva imbogamizi bagiye bahura nazo, ariko n'amahirwe muri rusange arahari kandi turizera ko Imana izabashyigikira ikabacira inzira. Namwe rero abakunzi bacu mwabonye ko burya lockdown abantu bayifata mu buryo butandukanye. Bamwe yarabasegesheje, abandi bakuyemo igifatika. Ni ibiduhoza tumaze iminsi tubibabwira na Gisele, kandi mu kanya ndaje muhamagare tubisubiremo. Kubyaza umusaruro ibi, reka nze mu kanya nihamagare Gisele tuvuga ku bintu twumviye ahangaha. Noneho rero ubwo nanjye mwiteguye kunyakira muri ministry, vuba tugomba kuzaza tugashyiramo impano zacu. Ko biragaragara ko Yes, Imana yavuze ngo mfite 2,000 itapfukamira bare. Ariko nanjye mfite impano zitarapfukamira bare. Nanjye hari impano mfite zita. Agomba gukora uburyo bwo kutubyaza umusaruro. Biroroshye. Kuko iki gikorwa kirakenewe mu by'ukuri. Njya ndeba umwanya turara mu mafilime y'urwenya gusa cyangwa n'ibindi, ukabona abantu bakeneye iyo needs, bakeneye kureba filime sito nk'amateleviziyo yacu ya Gikristo. Ntabwo tugira turatangira kubona abantu batuzanira amafilime ya Gikristo kugira ngo, kandi dufite public nyinshi iyitegereje kwakira ibintu bisobanutse, ariko nanone bisobanutse buri muri excellence, ibintu bikora ku buzima bw'abantu batari, kuko hari ubwo abantu bazi ngo abakristo turi abantu gusa bazezengeye ubuzima bwakubise. Ntabwo ari cyo cyiciro cy'abakristo duhora mu misozi gusa, hoya nubwo nabyo biba ngombwa ko tubifatanya. Reka nguteruganye gatoya. Hari umuntu neretse trailer harangije ati wow, ati gasi ni ibi ngibi mugezeho, ati buri bimbwira ati ibintu by'abarokore nyine, yego numvaga igitekerezo ariko nkumva nk'ibintu mu cyaro gusubira mbese ugafata nka kamera ugatunga ahantu warangiza ukazana abantu ngo twakinnye filime. Ariko Imana igenda itugirira neza, kandi nibi twakoze turabikesha Imana, kandi intego yacu ni ukurushaho kuba ko cyaba ikintu kiri international gifatika gike. Kuburyo umuntu yagiye no muri Amerika kerekana filime yakorewe mu Rwanda kandi ikozwe natwe. Wow, igitekerezo ni cyiza, n'igikorwa ni cyiza, turabishimira Imana. Imana ibaho umugisha,
kandi Imana ibagire neza. Turizera kandi turitegura kuzongera kubakira tuvuga ibintu bikorwa byanyu kandi mwagezeho. Imana ibagirire neza. Asante sana. Twari kumwe ni rero na ministry yitwa CCRCMM. Donc bivuga Rwanda Christian Movie Ministry. Okay. Kuri YouTube ayo mazina ariho. Aha. Ahubwo abantu bashaka kubageraho bati. Hari nimero mufite, hari mufite ama social media imeze gute? Reka hari social media ya YouTube. Umuntu ashobora kugenda akandikaho comment akavuga ati nduyu n'uyu nimero ntayo turashyiraho yihariye ishinzwe iki gikorwa mugenda mwisuganye kuko audience yacu n'urubyiruko abajene benshi baba kuri social media uyagiye kuri Instagram yatangiye kubarebaho bagiye ku ma Facebook aha hose kuko baratangira babandikira benshi ubu bagiye kuri YouTube mu gihe bategura no kubaha no kwandikamo Rwanda Christian Movie Ministry amagambo arambuye Imana ibaho umugisha rero naho ubutaha asante